muraho neza umuherereye nubikoramutsa amahoro y'Imana bane namwe. Ni Merci Rudasunikwa uko maze kubimenyera. Uyu ni umunsi wa kane, umunsi ubanziriza wa nyuma mu minsi twihaye 5 yo kwiga ku mpano zitanditse muri Bibiliya kandi zigaragara zikora mu itorero. Uyu munsi ni umunsi tugiye kuvuga ku mpano ya 4, ariyo mpano twita ngo ni impano y'ubwinginzi, impano gift of intercession cyangwa se intercession. Ubundi tuvuze kwinginga cyangwa se intercession ni igihe umuntu agira umutwaro wo gusengera abantu. Bivuze ngo hari umwinginzi usengera itorero mu itorero ry'Imana, akaba n'umwinginzi Imana yahamagariye kwingingira igihugu, akaba n'umwinginzi Imana yahamagariye kugira ngo yingingire abandi bagenzi biwe cyangwa se abandi bantu bagenzi be, akaba n'umwinginzi biwe n'abinginzi bingingira abakozi b'Imana. Rero umwinginzi ni umuntu wahamagawe kugira ngo abashe gusenga asengera abandi bagenzi be. Bivuze ngo ashobora kubasengera, ni ukuvuga ngo iwe n'umutwaro agira muri we, iyo adasenze yumva ko afite ikibazo. Bivuze ngo gusenga ni ibya twese buri wese, kuko Imana duhamagarira ngo tubashe gusenga. Hanyuma none abinginzi bo ni abantu bahamagawe kugira ngo babashe gusenga, babashe guhabwa umutwaro wo kugira ngo basengere ikintu runaka. Rero iyo umwinginzi arimo arasenga, agira umutwaro mu gihe runaka cyangwa se mu buzima bwe bwose, yumva agomba gusenga, asenga kugira ngo abashe kuzamura umurimo w'Imana. Ubundi usanga abinginzi nibo nkingi za mwamba z'itorero, kuko biravuga ngo dusengerane. Usomye igitabo cy'Abaheburayo 7:25 havuga uburyo tugomba gusabirana. Bivuze ngo rero usabire mugenzi wawe nawe agusabire kugira ngo tubashe kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Kandi ikindi cya kabiri, tushobora gukora byinshi Imana itubasha cyangwa se iby'Imana idusaba muri twebwe. Rero abinginzi nibo nkingi za mwamba, nibo baza bingingira umurimo, niba abandi usanga muri bo ubuzima bwabo bwose ubuzima bahariye bw'amasengesho, ni ubuzima bahariye kugira ngo bahore nibo abantu bakora icyo twita ngo ni kujadiliana na Mungu. Uvuga ngo isaha n'isaha baba bari mu cyo twita kwinga kuganira n'Imana, baba bari mu cyo bita gutetera Imana, bavuga ngo Mana, aba bantu bo babarira abantu ugira gutyo, kubera ko ni abantu bahamagawe bafite umutwaro bari ngo bashe gusengera abandi. Ikindi kandi twavuga ku binginzi, ni abantu Imana yahaye umutwaro kugira ngo bahore bari mu bicaniro, bahore basenga, bahore bagira ngo babwire Imana ngo Mana, turakeneye gukora iki, turakeneye uzana ububyutse, turakeneye ugire gutya, bitewe nuko nibwo buzima Imana yabahaye, niwo mutwaro Imana yabahaye ngo babashe kugira ngo bingingira abandi bagenzi babo. Turangiza kuvuga ku binginzi, turagira ngo tuvuge mu isomo ryacu rikurikira, tuzovuga icyo twita ubwinginzi bw'imbaraga, tuyivuge cyangwa se tuvuge amasengesho y'ubwinginzi, tuvuge uko bigomba kugenda, ndetse nuko n'ibice bigaragara mu abinginzi, kuko harimo abinginzi bakora bikageraho bakaba mu kirere cy'umwuka, ariko ntibabashe gukora uburyo bw'ubwinginzi nk'uko byagakwiriye. Tuzobivugaho, Imana ibashe kubaha umugisha. Hanyuma kandi ikindi kandi dukore gukomeza gukora subscribe, dukomeza gukurikirana kuri YouTube no kuri Facebook na WhatsApp, Imana ibashe kubaha umugisha. Hanyuma abinginzi ni inkingi ya mwamba mu itorero, ni abantu bahamagawe n'Imana kugira ngo babashe kuzana ukuri kw'Imana mu ikanisa, kandi babashe guhama kugira ngo doctrine nyayo ndetse n'ukuboko kw'Imana ndetse n'Imana ikomeza gukora mu itorero. Kubera yuko tudafite abinginzi nta itorero ryogera, kuko abinginzi nibo bingingira itorero, nibo bingingira abashumba, nibo bingingira abakristo bagenzi babo kugira ngo itorero rigire aho rigera. Imana ibashe kubaha umugisha. Mwari kumwe na Rudasunikwa Merci, nakagaruka ikiganiro cyacu. Imana ibashe kubagira neza. Murakoze cyane, dukomeze kubana natwe, mukomeze kubana natwe, kandi Imana ibashe kubakomeza kubaha umugisha. Murakoze cyane.